gahunda yo kuzanyara kuri Feruje no mwaka ibintu byose bivuze ndababara nagarika abagenzi abantu baje mu rugo baravuga ngo ni njyewe ndashaka kuzanyara muri Feruje no mwaka 2023 kazawunyaramo Feruje ngayinyaraho nkatungereza nka rozwari ku buryo kwako ndavuga ngo bagarika imodoka ngo kati bazagarika nka zindi kunyara muri Feruje ese ubo uri nyiransibura yarimo tarapara dukati yatwima imiti tarapa twima basore yasidanye cyayitwimye se ako turi kujya kuyigira hano natwe tuzanayikorera kuyifatirese ko nge nahabuze tuzanayikorera u Rwanda abwe bankoroye se basohoka kugera yewe yangirimo roro Numvise imitima iza mitavuga ni mu izina rya Yesu ndayikize nibundi iriya ndwara ukwirwaye nuko byiza wa mugabo w'ikirembe nyagahene yaravuze ko mukunda gushanuka ngo mukavuga cyane we Yesu yataringushamo daramati turagukunda nawe bifese turagukunda mugerageze mube hamwe ziki I know bita fizo umukoranye korago mwabiki reka mbanze gusuze wowe ukomeza gukurikirana mu Irembo TV nizere ko umeze neza aho uhereye hose mu bice bitandukanye ndagushuje cyane kandi numve ko mugoza ku mutima tuje aba diaspora abanyarwanda abarundi abahinde abantu bose muri rusange wagiye ukunda abanyarwanda ko ari buzabonamo umuga umuntu azajya kwambukanya barongo yambuke ruhurura yambuke Tanganyika abantu batandukanye kuvuga uti ngiye nkunda abanyarwanda ndabashuje cyane n'abaturanye nabo na Afrika no hakuno ko n'abadiaspora ushinguye ikirenge aha ikiri giseganye mu gikubise kwa tarapo urakoma umusosi nese diaspora yose burya ningenda nkava mu Rwanda nkajya Uganda nzaba nabaye mu diaspora ariko ntabwo mukunda kwipanga akazi mu Rwanda niba ubwo uri kugira ngo babaze bakujyana nese uravuze ko no muri Uganda hano hirya ntahagera ni Uganda wagerayo ariko ntabwo havuze iyo mvuze umuntu wese utari mu gihugu cye nk'umurundi uri mu Rwanda aba ari mu diaspora mubaze ngo umudiaspora shuhusha zinindi muri Amerika mu diaspora gushaka mvuze aba diaspora muri rusange nyine yitwa ndi wa mbere ukundayo cyane wa mbere nziyo nzi benshi ndanabasubiza kandi warigiye tuvuga ngo njyewe nkunda siporo nkunda ya peri no bakakubaza nese ngo mama papa Masanya na Pamela ngo ninde ngo mukinyi ukunda muri siporo ahita nkubita papa nkavuga wena nashaka nkavuga ni wawo ndi nuza nkabona ndabakiza kandi ujye ukunda ibintu okay naye reka muvuge basi mu diaspora nawe nzi mu diaspora bose tujye tuziranye reka nsuhuze mu diaspora bita na uzire tuza abandi binarangiye kudukerereza amata undi nsuhuze witwa washuje roke w'umunyarwanda oya n'umunyarwanda abo ngabo barabaye yo rero je burya nakubwira ni nasuza bobo urumva cyangwa suza mu kipe bitaro ko tujya dukorana ndakavukira simbizi ko kavukira baranazirukana urumva ubwo rero ibintu byabyo ngo twasuzanga aba diaspora yegena nabereye nzuza abantu muri rusange nyine hari ukuntu mvuga tuje aba diaspora abarundi abanyarwanda abagande abakongomani nyine hose nyine urumva ko ngena ngerayo tuvugira rimwe no tarapara dukati yatwima imiti tarapa twima basore yasidanye cyayitwimye se ako turi kujya kuyigira hano natwe tuzanayikorera kuyifatirese ko ngena habuze tuzanayikorera u Rwanda wowe ari bayifatire ngo ngewe nahabuze uza nkurabure nyuma ya kamera dufite abarwayi benshi kandi batari kunywa imiti umuntu wese ubikeneye nimero yanjye ndaza kuyishyiraho azampamagare mubwire wowe bazagufunga nka mahoro wowe mbunye satire de sante ntabwo azamuziba ngewe nakoze zamurangira kuri satire de sante n'ubundi wedoze hano ukiriwe ubu kigiye kuvuga ko izo nomero zazandikiwe nese mubaze nimba ngiye naragiye nka depa ni gute umuntu utari nko warabitwibye by the way nasanze neza ko ngenda binywa urabizi ko nabinywa agenda ukubazo no mugore ngo yarabidepye bebe ninde barabidwa bakavuga mu kwezi uzajya ubimaze wabidepye njye nabifatiye ahantu habiri hatandukanye kugira ngo njye nagira ngo ndebe ko yakira nkayanywa byinshi ko yakira ariko yanze gukira wabwiye abantu ko worohewe se basabaka kugera yewe yangirimo roro
numvise imitima iza mitavuga ni mu izina rya Yesu ndayikize nibundi iriya ndwara kumva uko uyirwaye ni ukubyishyiramo mwishyiramo ko mwaje gusanga ahubwo indwara mbi ari kanseri za hepatite twirirwa turwara ariko sida nazo usanga ari indwara mbi indwara mbi ninza ariko hari abakire baba barwaye sida ariko ubona bameze neza bagapfa abarekeza ibyo tubihindure ibyo tubihindure wagira ni ngera barimo y'abakuru ariko murabizi murana umunwa nabaye nka Tapeni n'uvuga ati kandi Tapeni afite iminwa binini nk'ibi byanjye abafite iminwa minini bavuga kubi urumva none nongeye gusuza amaso nyine Pamela ari we Debe mugore umusheri wanjye yongwe uwo mwana rwose azaba icyitegererezo mu bana bose bo mu isi ni ukuri ko Imana azaba icyitegererezo kambizo nagarisa niwe ngurwanya abahitanya uravuze nazimuhaye buretse nambaye ipantaro azaba icyitegererezo n'abamisi b'isi barahari azaba icyitegererezo ngo azaba icyitegererezo mu isi azaba umwana nk'abandi yiga ishuri ry'abandi bigamo ahubwo Imana izaba umugisha mu bugingo kure yigane n'abacu kugeza azaba icyitegererezo ku isi ni Yesu buri mwana wese ariko ngewe numva namwifuriza ntabwo ari Yesu nabaye icyitegererezo ku isi urumva nawe ariko yarabambwe ntabwo mbavuga yego ariko ateranabambwa hari harimo abantu bavuga abantu burya bavuga indimi zitandukanye umuntu ndabivuze wa mugabo w'ikiremba Nyagahene yaravuze ngo mukunda gushanuka ngo mukavuga cyane we Yesu yatavuga cyane Nyagahene ni ikiremba Nyagahene ni ikiremba kandi ngo mu minsi yashize hari umukobwa wamubeshye ko yamuteye inda ngo bapima bagasanga ntayo kandi yaramubeshye wenda ashobora kuba atabyara ariko ibintu by'ibyo kuvuga ngo ni ikiremba umuntu indivukira umwaka ubu n'amezi 9 n'ikimwe n'umwaka iyo byanaze ngo bageza ndabizi bebe ariko hari abawugeza hari abantu barenze mu amezi 11 ubwoko 12 ukabari ku gise ariko hari n'abantu avuka agenda mu kwezi kwa 12 ukabari ku gise ukabubyaye umwana wakira amezi 12 12 nyine aba yarasaziye ubundi we ntabwo urabyara hari ubundi uravuga Nyagahene wowe urabyara ndafite umwana umwe nakuzi wawe w'imyaka 3 ine gutya yakuze ibere ntago ryonyeje ibere mbona amahanga byerekana batazagusubiza muri bahita bamufungwa muteye ni isutiye iri kugira iri gukora akazi niko bwambere ijambo ndikumvanye urumva ijambo n'ubwa mbere ndikumvanye ngo ufite umwana nawe uri umuntu aryumvanye arababyara bakavuga ngo runakarabyaaye ngo umugabo yaramutaze yewe hari n'abantu bajya imbere ya kamera bakivugisha buryo ki badakunda umuntu uzankunda nawe akunda umwana wanjye azabyihorera wasembe kuvugiye n'ibyawe byarakunaniye sibyo arata maze igihe ndwaye ariko mu bantu bambasa maze igihe ndwaye none abantu mama papa dore nkamwe ndi kuvuga narorewe nyine gake urumva ni nkamwe ndi kuvuga yo pone niyo nje kurwanya hanga mamani uzi umuntu nyine abipostinze turi hariya ku office ahita abipostinga ashanga mama papa nyine kuko nari ngo atari plaque none abantu ngo pore ngo mwana none iyi pore yanyu mwahiretse mukajya mudushyiraho n'igihumbi cya sekisa basisemo amazago nazo baba bafite ukabyiyorera kuko ngo pore shu bano gukunda cyane waravuga ngo pore baby ngo pore baby wanjye kuzi ko hari upfuye mwana yewe modisi wari ugiye none ukavuga uyu muntu bajya bazana nyine ni nka babandi nyine bazana nk'indabyo umuntu yagiye bakareka kuziga uri muzima ariko babona poste nyine umuntu bakanakotereza amafaranga ya buje bagiye bazizana turi bagashyiraho amafaranga ya buje wararwaye uri mu bitaro nta n'umwe wakugezaho kubona kugo posting nawe posting uri muzima usanga bose bapostinze kuri Saint Valentin none se ngo sheri indabo ngo nazishatse ngo ndazibura bariko kwirimba ngo nabanyari ndabashatse ngo ngiye kuzikuzanya kuvuna muheto abas umuhungu kuno yari mwiza se mwana buri ukore ngo kwirimba ngo arabakena abanyabashingwe bashyashya ngo babateretse ndabashaho nziza bagiye kureba ko zitaruma nziza nahise mvuga yo kujya muzazanire indabo uzazanire fatanye ngo uzazanire panache misome
ari kera nywa byeri papa urabyumva ute ko ku bantu babona Saint Valentin yegereje irabura nk'iminsi 3 cyangwa 4 bagatangira kwiyenza kuri bashere babo kugira ngo muri iyo minsi baba bashwanye bazongera kumusaba imbabazi nyuma ya Saint Valentin. Ese ubundi nabakundana cyangwa nabakundana nyine abakundanye ariko bagifite n'urugero oya baravuga ngo Saint Valentin ni umunsi w'abakundana mu gikundana baravuga ngo umunsi w'abakundana nyine oya wambwiye baravuga ngo ni umunsi w'abakundana cyangwa umunsi w'abakundana nyine kwa kundi wenda dufata twarafashe urugendo rwo kugira ngo dukundane ubwo rugendo turimo niwo wenda tugomba kwizihiza umuntu yabakunda gute mwashyize akaguru hejuru y'akandi harimo icyangombwa ugomba kwambika niba ubumva ufite ikibazo cy'uko kigaragara wambara ikanzu cyangwa wambara ingutiya wenda yiyambitse kandi washyize akaguru ku kandi nyine nayo ndi kugira hari ukuntu nabonye sisiteme abakobwa basigaye bicara bagatwara yicari n'icyo kigamo kiragera iki cyo buriya kirahagera koko ariko mana we mane kunda abagabo bafite n'ibibazo nk'ibi bigega byose bagafata mareke bagafata kubita tura wasi nitura wasi mwana papa muri iyi minsi ufite sheri yewe namugize n'iryasi ko nagiye nigeze mba mubi ntagiye nigeze ngira nta n'umunsi wigeze wasimba weya nta narimwe navutse banyita baby kugeza aka kanya kagarabukanye isukari by the way ariko nibyo umugani wa munyamurenge aryohera urimo isukari n'umunyu ubwo rebyo byose ushatse isukari arifata ushaka umunyu nawe akawufata byose ari uzavuga ati ngiye nkukunda kufite isukari nawe nzagukunda isukari Charaweka by the way subira kwiga bakunda uko abakoze kandi uvuga ngo abantu bose baragukunda oya bakunda byiciro bitandukanye aho ushaka kunkunda igice cyo hasi cyangwa ukankunda igice cyo hejuru abantu ntago umuntu mukunda wese uzabona igice uzareba igice nkunda mariko arabankunda igice cyo hasi ankunda igice cyo hejuru ntago ibice abantu bose babikunda kimwe by the way abakunda amaguru bagukundira ingendo yawe bagukundira nyasho ufite yewe yese shaka byashizeho cyane naziriho sha nta kintu ufite yese ko mvuga nk'abagabo kuva kera nyine umwana bajyaga bansezera rero ngo muvuga nk'abagabo ngo ndi mu nzu ngo nyine ngo umuntu wavuga ngo mvuze ngo bajyabone nk'uki papa ngo kicaye mu nzu ubundi nanjye abasore batwari bahari imbere yanjye mbana basubengira ngo urabaherekeje se nk'abagabo mwe muvuye twe dusenga wa mukobwa utaruka ariko nawe uri ngo yicaye papa ni wadusanzeyo ngo papa ni wadusanze mu nyine ikintu kijya kimbaho iyo ndi kuganira ngo kikubabaza cyanambabaza bajya batera komenteri ku bintu bibiri vuga ngo kikubabaza ngo ikindi ngo mfite ikirenge kibi none ibyo bintu byose bikankomeretsa ese burya umuntu aranimenye twari mpamvu waheze nyine ibyo byose bivuze uhamagara abadiyasipora ngo bagutabare byagucagiye feruje ese mama wa papa wakoze subscribe ku Irembo TV nayikora nabasa gutya ntabwo baba batarahera gusa nabafite taci ntabwo mfite agatusha by the way megabyte ubu zifite zuzi nazigira se ubwiriye ngo bahayike abakobwa ngo biharatse kuziba umva se ejo bone ngiye kujya gusura mushiti wacu aravuga ngo ntago bikemewe kujya gusura ibyo ngibyo kuzara njye ntago binde ugiye muri gereza kandi ngiye nibere mu gihugu cy'abaturanyi hari hakurya bashinga nahe yari kundeba aba diaspora ko bajya baturemera umugore we ubusanga mwana bagira n'urukundo ari ukuntu wambara imyenda itagukwira kandi ukumva ukagira ngo uri bugukwira kandi itagukwira ese gukunda aba diaspora imyenda itamukwira wowe fata ngo yani kujya abashinga ne bari hakurya b'abarundi kazi n'abarundi babo erega nta muntu udakunda abarundi ahubwo dore ikintu cyatangiye kuzamo ukunda abarundi kandi ukunda abasitari baho none bamwe b'abacuranzi ari abanyarwanda n'abarundi ni bane bafite isura nziza bose bafite isura nziza ahubwo twebwe turi ahubwo nimba ukunda abarundi bifesi sumuzi
Bifesi ndamuzi uramuhanga bamubatse asaba naba namuzi na Daramati na muri iyi minsi nabonye haya bahora bameze nk'abakeba oya ariko mani ishobora byose barabana n'abahanzi ni ibyamamare ni ukuri bakundanye badakundanye se ngiye kubeshya ntabwo tuzongera kubara iki zacu twabakundaga indirimbo mukora ibiki byose ariko nimudashyira hamwe akaririmbo keza nk'aka karirimbo kavuga akarimbo Daramati yaririmbye shaka gakunda ngo gusa gufani kipimwe oya ari Daramati turagukunda nawe Bifesi turagukunda mugerageze mube hamwe ari n'uwo bita Fizo ubu mukoranye korabo mwabiki mwiyunze mugakorana korabo ko na Bruce Melody hamwe na The Ben biyunze ntago biyunze abasitari barashwana ariko mukiyunga nicyo tubereyeho iyo twiyunga tube hamwe tube umuryango abarundi nyanumva banyandikira bambwira ngo buriya muntu ngo ese buriya ngo arakijijwe ngakabona ko ikarateranye nkumva bari kuvuga utugambo kuvuga ngo se murakijijwe ariko reka mubwire turasuhuza abarundi bari ahantu bita mu kibitoki abarundi bari ahantu bita mu kibitoki turabashura ariko hari ahandi numvishe nubwo ntaragera nimba babitewe iki cyane mu ngozi mu ngozi banzaniye no mu ngagara bashyika nyine mu ntuza bagashyira mu ikomo ikwanga aya ntabwo ari ikanga ni iki kano kantu mukibazeho ufite n'utundi tugize twiza kivuga inde ufite amaso meza utwenyu undi ufite amenyo meza babyita ngo babyita byose yari kuburikire ndabyibagiye ariko biriya bintu nabiriye n'ubyibukuza yababwira cyangwa bazabikuzanira bakubwira kwangura ryanga ngo ni imyumbati ni ubugari ariko butetsemo ntuza buba buri mu mikoma gusa ntiwabivuze wakirewe ubwo babuzi nyine oya bazagutema bakuza bazanemo no kuri Imana tuzapanga tujye mu Burundi ariko wa mugari we ariko mudupanze gute tuzatekereza gupanga biravuna cyane uratekereza utingiye gusura abantu sura abantu bacu cyane ibintu byo gupanga mu bihugu by'abaturanyi tubasure nta rwango ruri hagati yacu barabajama numva bavugana neza nyine ariko mu buzima busanzwe nta rwango ruri hagati yacu mwumve ko nta mutima mubi pe nyine ntabwo wa mugani ngo nabizi bana zidakumenya mwembe baravuga ngo icyo bapfa kiruta icyo bapfana ngo ntabwo yashaka fani murabona hesho abanyarwanda turabakunda tubafite ariko numva uburundi mwabwibasiye cyane oya abarundi turabakunda niyo mpamvu kandi muri iyi minsi harimo abatari kumvikana dushaka nk'uko tubakunda twebwe turi abagore tugira urukundo tujya nuzayacu naho n'abadukunda ujya numva tuvuga n'iki n'iki iyo harimo abasore dukunda nibo twaje ahubwo ibintu mutangiye kuzana mwebwe ubundi vipi wowe oya ngiye impamvu ngiyewe njye hano tuvuze Daramati kandi mu Burundi nanjye ukunda Daramati cyane Daramati inshuti yanjye inama nagira Daramati yitondere sura umuhanzi mugenzi we bagira agatero gato uririmba mu ndirimbo za Daramati ngiye kubera ko mfite impano namuririmbira kandi oya iriwe iyo turabizi kuri umusitari uri n'umuhanzi ririmbe iya Daramati nk'umuhanzi ko ninjye namukunze ninjye ashaka yiyunga na mugenzi we hakuna matata hakuna matata iyo ndirimbo ayifitanye na Bifesi sibyo ako katero ukihanganiye niko nsigewe umuntu atanga icyo afite natwe bakomeze byonyine nuko babonye nk'uko mwari inshuti gusa hari n'indi ndirimbo yakoranye nanuze na Juno Kizigenza nziza cyane nakunze ntabwo nyizi neza ariko ndayizi nziza cyane uyizimo imbere iri muri wowe uzayivuga wagarutse basore bacu gusa Daramati ikintu tumukundira n'ikimwana mu Rwanda n'ikimwana mu Rwanda Daramati agira umutima wa kimuntu kandi abana na benshi ntabwo agira kandi turi gushaka abana na mugenzi we Daramati n'ikintu njyana namukundiye agira umutima mwiza abana na benshi n'indirimbo zawe Daramati ikintu nagukundiye cyane
uri muri ba bantu bashobora kuza mu Rwanda man umuntu wese waza uciritse pfa ko ari umufana we mwana akaba yamuvugisha hari abastari ubu usanga baremereje ibintu bafite bounce utanabagera imbere ariko Dramati nabari abana b'Uburundi mani n'abantu baciriye ahubwo njye nashaka kwisabira ikintu Dramati mufite urukundo mwana mukomeza Dramati reka nkwisabira akantu kamwe uzamekura bo njyewe ndirimba indirimbo z'Imana tuzarimba kuri keza cy'Imana ukakira Yesu umwana w'iki tuzandaburiza ngera ari hanye uzamfashe turirimba nakarimo keza cy'Imana ugamera ku muntu asabe wasabye uretse bazagwa kandi njyewe nakunze ijwi ryawe bazakora kuri comment uko byagenda kose njyewe nubwo kayusi ibyo bintu nabikwiriye njyewe ndashobora kuba njye mushotoye ariko simamya ko nawe atanze urukundo mwari mufitanye mu genda muzi ndamushotoye impamvu mushotoye mu buryo bwo kumusaba kugira ngo tuzakore akaririmbo keza nsanzwe kumuvuga ndatomboye ariko nanjye yazankira muri clip mwese mwese musabira uyu nawe urashaka kuzamuza ngo n'umurundi w'umusore mwiza cyane ubikora fresh ubikora ni wa musore wiyubashye usengimana w'umunyamasengesho usenga Imana ushima Imana n'abantu ndetse ugira urukundo ku bantu bose muri iyi minsi yose muri iyi minsi ndashaka ko dusengana n'abarundi n'abanyarwanda muri rusange n'ibitekerezo yego ugashaka ibyiza kandi utabitanga reka nawe nabyo ubutanga burya munashaka ngo mana we uzaba umugabo ufite itaje kandi wanywa mwari muri nyakatsi wavuze uzaba umuntu gusa ko uzaba amafaranga kandi n'umuntu wavunitse akunyuraho nagira n'igiceri cyatanomo kandi uri gusaba Imana ubutunzi ubundi izaba gushingiye kuki kubwo buneza ugira kubwo urukundo ugira izaba ishingiye kuki yereza akantu gato cyari kenda rishinga cyane dushimira Imana cyane ko bari abagabo no kuri barabitwemera ko bazaba inshuti nkuko natwe turi inshuti b'umuryango nk'uko ari umuryango umwe igihangano cyabo ni kimwe bakundane mama papa nibyo mbasabiye mu izina ry'Imana yo mu ijuru uzabibafashamo amen nanjye ni ukuri ko Imana ikintu cya mbere gitumye nzana mvuga mwebwe uko ari muri babiri mwari mukundanye cyane ndabinginze urukundo mwari mufite mwongere rugaruke mwongere muhuze mukorana amakorabo mwishimye musangira kabisa nka mbere ntabwo ari amashyari hari abantu bagirana ikibazo ntabwo bigendera ku ishyari ariko ibyo bibazo birahinduka bikarangira gerageze mwicare hamwe muganire mwiyunge murebe igitera kiri gutera mu gutuma iyo uri umusitari akantu kiri gutuma mugira mwebwe mwumva ari mwe mwenyine ariko iyo uri umusitari akantu gato karaba bakamenye niyo ngo utazi kurongora barabimenya niyo ngo utabyara barabimenya ako kantu gerafite gahunda yo kuzanyara kuri feru no mwana ibyo byose bivuze ndababara ntagarika abagenzi iyo abantu baje mu rugo baravuga ngo ni njyewe ndashaka kuzanyara muri feru no mwaka 2023 kazawunyaramo feru nkayinyaraho nkatungereza nka rozwari ku buryo kwago ndavuga ngo bagarika imodoka ngo kati bazagarika inka zindi kunyara muri feru uri nyiransibura wawe ngo wanyaye ikivura uzi gute uzi nkoze gute uko nkoze si ukuzi uno mwaka 2025 mfite gahunda yo kunyara muri feruje buri imodoka zose kwako ningo zahagategereje iminota 3 nzaba nshore ubone gutambuka kandi ibyo rende twabwa murakoze cyane murakoze abaye mukwago murebera umugabo guys rero ibirago byoroshye ibintu byabaye urugamba rukomeye ariko uko biri kose nyine uno mwaka nitujya gusoza mwese yaba aba diaspora yaba abarundi yaba abanyarwanda mwese muzashaka ahantu feruje mama wa papa azaba barimo hazaba gashi mama papa ibintu avuga arabishyira mu bikorwa rero inama nabagira kugira muzabone show mubone ukuntu ibintu bigiye kugenda neza na bandi bakunda gatwiko n'ibiki muzaze mutwikira aho hantu hazaba hayiye n'ubundi iki kitazabakorera nta kintu kitazabaho abashu nta kintu kitazabaha n'aba papa za inkari z'iminota 3 muri feruje abapolisi bazaza guhagarika ko yabahagarika imodoka bazahagarika rero reka bashimire kandi ngana ku musozo nibwo mwagomeje kudukurikirana murakoze cyane wakoze subscribe reka ngushimire ndetse nawe utarayikora ihangano byondeho ukareka ukazogira ntago ari ibintu byinshi nta nubwo ari ibintu birenze ubundi ikiganiro cyacu kibe akagaruka zayenda bazanye abantu batandukanye mu bice bitandukanye
bye ndabakunda cyane na Jojo nawe reka basezere ubundi dukomeze gahunda yacu nanjye ndabasezeye nka Jojo diaspora diaspora avuga